nyakubahwa umuyobozi w'akarere kacu ka Ngoma, kwa brigade commander, banyakubahwa mugize inama y'umutekano itaguye akarere kacu ka Ngoma, abagize inama njyanama y'akarere, abayobozi batandukanye akarere bongereje, n'abandi bashyitsi batandukanye baturutse impande n'impande, bavandimwe inshuti, abaturage umurenge wa Kibungo no mu nkengero zawo, mwese tubanje kubashimira uburyo mwitabiriye uyu muhango, uyu mugoroba wo kwibuka inshuti, ababyeyi bacu, abana bishwe urw'agashinyaguro, tugafata uyu mwanya mukaza kwifatanya n'abarokotse jenoside bo muri iyi mirenge mu gihe twibuka urupfu rwabo bapfuye. Muri uyu mwanya kandi turihanganisha bagenzi bacu barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mugoroba nk'uyu utoroshye, utaboroheye na gato, tukabasaba gukomera, ukwihangana no gukomeza gutwaza, kuko ibyabaye bitazongera kubaho ukundi. Nk'uko umunyamateka bivuze cyangwa se watugejejeho ikiganiro cy'amateka, jenoside yakorewe abatutsi yateguwe igihe kirekire, itegurwa imyaka myinshi, bigizwemo uruhare n'abakoloni b'Ababiligi, mwabyumvishe, ariko kandi iza gutizwa umurindi cyangwa se gushyigikirwa n'Abanyarwanda bahise bakira vuba politiki y'amacakubiri n'irondamoko, bakomeza kuyigisha Abanyarwanda, gukomeza kubacamo ibice, kubavangura, kugeza ku ndunduro ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, aho yadutwaye abavandimwe barenga miliyoni mu gihe cy'iminsi 100. Biragoye cyane rero kugira ngo abantu babashe kubyakira, ari nayo mpamvu mubona tugenda tugira ibibazo by'ihungabana nk'uko mwagiye mubyumva, ndetse naho mugenda mubyumva cyangwa mubibona hatandukanye aho tuba turi mu bikorwa byo kwibuka, kuko ni amateka ashaririye umuntu atabasha kumva neza keretse uwabibayemo. Ijoro ribara uwariraye. Turashimira cyane leta y'Abanyarwanda yabashije kuba hafi abarokotse jenoside muri iyi myaka 31, bakongera bakagira icyizere cyo kubaho, bakabasha kuba bagifatanya n'abandi Banyarwanda twese hamwe mu kubaka igihugu cyacu. Turashimira leta y'Abanyarwanda kandi yaduhaye uyu mwanya ngarukamwaka wo kwibuka abavandimwe bacu, inshuti n'ababyeyi batutsi bose bajeje jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, kuko bidufasha, bitubera umwanya mwiza wo kongera guha agaciro abacu bishwe urw'agashinyaguro, bishwe bunyamaswa, muri rusange agaciro bambuwe ubwo bicwaga bunyamaswa. Kwibuka kandi bidufasha kuruhuka, biruhura imitima yacu,
bityo bikaturinda n'ihungabana, bikadufasha guhangana n'ihungabana. Kwibuka kandi ntabwo ari inzika nk'uko abana babivuze, ahubwo kwibuka bidufasha kwigira ku mateka kugira ngo tumenye aho twavuye habi hakomeye, tumenye aho turi, ndetse bidufashe no kumenya kubaka neza aho tugana. Kwibuka bidufasha kongera gusesengura amateka, imvano y'amacakubiri, imvano y'irondamoko, ndetse bikadufasha gutekereza neza kugira ngo tubashe kubaka ubumwe bwacu bw'Abanyarwanda, kugira ngo dutegure ejo hacu heza hazira amacakubiri ndetse hazira na jenoside ukundi. Kwibuka kandi bije bitubera umwanya wo kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda, kuko tuzi neza ko amacakubiri ntaho ageza abantu, irondamoko ntaho rishobora kugeza abantu Abanyarwanda. Ariho tugomba gufatanyiriza kugira ngo turwanye uwo ari we wese ugifite iyo ngengabitekerezo mu mutima we, wanze kuvanamo uburozi yariye akaba akibufite, ariko kandi ikibabaje akaba bakomeza no kubugaburira abakiri batoya. Turashimira abarokotse jenoside muri rusange, bavandimwe bacu, mu kwihangana gukomeye, mu butwari mwagize kugira ngo mube mukiriho mugikomeye, mukibasha no kwiteza imbere muri imyaka 31. Nyakubahwa umushyitsi mukuru, nshuti bavandimwe mwese duteraniye hano, jenoside yagize ingaruka nyinshi zikomeye, idusigira ibibazo bikomeye biri mu ihungabana, biri mu ibibazo by'imibereho bikomeye. Dushimira leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda nyine yakomeje kutuba hafi kugira ngo tube tugikomeye, ndetse natwe dufite icyizere cy'ubuzima nk'uko nabivuze. Ariko dufite ikibazo gikomeye nk'abarokotse jenoside muri rusange cy'ingengabitekerezo ya jenoside igikomeza kugaragara hirya no hino mu gihugu cyacu ndetse no hanze mu bihugu by'abaturanyi. By'umwihariko imbere mu gihugu ikaba igenda ikwirakwizwa n'abakuru, ndetse ikaba inakomeza no kugenda ikwirakwira no mu rubyiruko, ayewe naho bikomeje kugenda idutwara ubuzima bw'abarokotse jenoside hirya no hino mu gihugu nk'uko mugenda mubyumva. Aha mu gihe nk'iki ni umwanya mwiza wo gufata kugira ngo twese dufatanyirize hamwe nk'Abanyarwanda turwanye uwo ari we wese ugifite iyo ngengabitekerezo ya jenoside y'amoko, kuko imyaka tumaze 31 jenoside ihagaritswe, twigishwa ubumwe bw'Abanyarwanda, tujye muri gahunda ya Ndi Umunyarwanda. Bibabaje kubona abantu nk'abo bagihari, bisaba kurwanyiriza hamwe no gushyiraho ibihano bikomeye birenze ibihasanzwe. Dushimira cyane ingabo zari za FPR Inkotanyi mu mbaraga zikomeye, mu mutima utabara, mu ndangagaciro z'Ubunyarwanda n'ubwitange bukomeye zakoresheje kugira ngo zibashe kurokora no guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi, kuko iyo bitaza kuba ibyo n'aha ngaha turi ntawe ari kuba hari, Abatutsi baba barabaye amateka muri iki gihugu cyacu nk'uko ababicaga babyifuzaga. Turashimira kandi n'abandi bose muri rusange bagize uruhare, bakomeje kuba hafi abarokotse jenoside,
abagize icyo bakora kugira ngo barokore abahigwaga abicwaga bakabasha kurokora abatutsi, ndetse n'abakomeje kubana n'abarokotse jenoside muri imyaka 31 n'uwo tukaba tugifatanyije mu kubaka u Rwanda rwacu. Twahisemo kuba umwe rero, dukomeze twibuke twiyubaka. Murakoze. Murakoze Omari, Perezida Ibuka mu karere ka Cukangoma, ku butumwa bwiza Ibuka yatugeneye kuri uyu mugoroba. Asoje ashima abarokotse jenoside uko batwaje, ariko kandi ashima bikomeye inkotanyi. Urubyiruko ruraha, abakiri hano ababashije kwihangana kugeza iyi saha, iryo jambo mujye murifata nk'ijambo rikomeye. Iyo bavuze inkotanyi nta yindi definisiyo, nta kindi